So guys, nongeye kubasuhuza n'abaha ikaze hano kuri Venke Empire. Mwebwe mwakunze ibikorwa bya Venke Empire, nongeye kubaha ikaze. Muri inshuti zindasohoka rwose. So guys, ku muntu rero ukunda filime yacu Ibanga, ukaba ushimishijwe n'ahantu igeze, ukaba wanifuza no kuyigiramo uruhare cyane ukora subscribe kuri zino channel zibagezaho behind scenes zose za filime yacu Ibanga. So guys, rero niba ukunda filime yacu Ibanga, usabwa gukora subscribe kugira ngo buri gikorwa cyose gisohotse ujye ukibonera igihe. So tugatse kuri filime yacu Ibanga, ese episode ya 54 mwayakiriye mute? Ese episode ya 55 mwitegereje gute? Ese episode ya 55 mushaka ko noneho uyu munsi tubaha episode 2? Mwambwira muri comment episode ya 55 na episode ya 56 mushaka ko uyu munsi tuzibaha. Umuntu bishaka wese nambyire muri comment ubundi tubere kutuntu kwikorera. So guys, rero ku muntu ukunda filime yacu Ibanga, ukaba utarakora subscribe hano kuri channel ya Venke Empire, channel ibagezaho utuntu turyoshe, ibagezaho behind scenes zose za filime yacu Ibanga, ndetse ukaba utari wanasharinga kuri bagenzi bawe bose ngo baze babona n'ibikorwa bya Venke Empire, ibikorwa byose byakora mu buzima busanzwe. Guys, aho ngaho rero warayobye. So guys, rero niba uri umuntu ukunda ibikorwa bya Venke Empire ndetse ukabona kurikirana filime yacu Ibanga, ndetse ukaba wanifuza no kuyigiramo uruhare cyane kuri filime yacu Ibanga, unayishigikira ndetse unayiteza imbere filime yacu Ibanga. So guys, rero nkaba nkushishikariza kugira ngo ukore subscribe mu mbere kugira ngo buri gikorwa cyose gisohotse ujye ukibonera igihe, kugira ngo hatazagira n'akantu kamwe kagucika mu mpinduka zose zigiye kuba kuri filime yacu Ibanga, kugira ngo buri kantu kose kagiye guhinduka ujye ukabonera igihe. So guys, rero niba utarakora subscribe ukaba wayikora mu wa mbere kugira ngo unagira uruhare mu bikorwa byose by'umuntu abakora umunsi ku munsi. So guys, rero ku muntu ukunda filime yacu Ibanga, ukaba wakunze episode ya 54, ukaba wakunze ukuntu episode ya 54 yagenze. So guys, rero ubwo ngubwo butegereje episode ya 55 rero urebe ukuntu biraza kugenda. Episode ya 55 yo harimo utuntu turyoshye cyane. Ese mama Niyori kabuze umwana we, ku mwana we mwihakanya ngo ntagamuzi. Ese mama Niyori ariyahura? Ese wowe yero kuri mama Niyori koko ubona mama Niyori atababaje kweri? Ese wowe iyo urebye Kiramani nk'ubu nagera mu rugo akabaza papa we cyangwa se akabaza mama we kuko yahuye n'umucecuru akamubwira ngo n'umwana we, biraza kugenda ute? Ese nabibaza papa we, wenda mama we nabyazida, use nabibaza papa we arabyifata mute? So guys, rero uko mufite amatsiko nanjye niko nyafite, ariko reka dutegereze episode ya 55 turebe biraza kuvamo. Cyo koza episode ya 55 uraza kubonamo utuntu kudusha twinshi tushimishije, ndetse episode ya 55 ni episode igiye kugushimisha muri episode zose wigeze kureba, kuko ni episode ikoze iremye byo. Episode ya 55 ni episode igiye kureba ukabonamo utuntu twinshi twutigeze ubona. So guys, twisuriye mu cyaro kwa Niyori. Murabizi ko Niyori ari kumwe n'uramujama we, ari kumubwira ngo yabaye adage, ngo kuba atafashe ngo kamutese ngakagira da, ngo yabaye idage. Ese koko mubona birabikorwa by'ura mwana ari kubwira Niyori ari byo? Ese Niyori nabyumva undi munsi Mutesi yazaza akamugira, byaba ari byo? Ese urumva atabahemukiye Nyambo? Ese ubona Nyambo atamukunda cyane? Nyambo uri no kumufuhira ubona atamukunda cyane koko? Ese ubona urukundo rwa Nyambo na Niyori rudashimishije koko? Niba ukunda filime yacu Ibanga, ukabona akunda abakina muri filime yacu Ibanga, abakinnyi bose bakina muri filime yacu Ibanga, ndetse ukabona ashaka no kugira uruhare kuri filime yacu Ibanga. So guys, rero niba utarakora subscribe kuri iyi channel, ndetse ukaba utaranayikora kuri Miss Nyambo,
So guys, aho ngaho warayobye cyane kuko izi nizo channel ebyiri zibagezaho utuntu turyoshye cyane. Iyi niyo channel ukurikiranaho ibikorwa byose biba byakozwe no muri filime yacu Ibanga, ndetse niyo channel ukurikiranaho ibikorwa byose byuza gukurikirana muri filime yacu Ibanga. So guys, rero niba utarakora subscribe ukaba utari washaringa kuri bagenzi bawe ukaba ugitegereje kugira ngo uzayikore mu banyuma, so guys, aho ngaho uzaba warayobye cyane kuko iyi niyo channel igiye kuza yo muri imitima za rubanda yose. Iyi niyo channel igiye kuza bagezaho behind the scenes zose za filime yacu Ibanga. Ibiri gikorwa cyose giye gukorwa kuri filime yacu Ibanga ugiye kuza ugikurikirana hano kuri Venke Empire channel. Yo ni Venke Empire, usabwa gukora subscribe rero, warangiza ukanakanda aho ngaho kabuto kanditse subscribe, ndetse ukanasharinga kuri bagenzi bawe kugira ngo nabo buri gikorwa cyose gikozwe kuri iyi channel baze bakibona. So guys, rero ku muntu ukunda filime yacu Ibanga kamushishikariza kugira ngo saa 7 ataza kubura kuko niyo saha ukurikiranaho episode ya 55 kugira ngo ukomeze wihere ijisho kuri filime yacu Ibanga. So guys, rero niba ushaka kugira uruhare muri filime yacu Ibanga usabwa kutabura iyo saa 7 zuzuye, nukuba wateye ipero hano kuri channel ya Miss Nyamba kugira ngo buri episode yose isohotse uyibonera igihe. So guys, rero mbaye mbashimiye ku muntu wewe wakoze subscribe kuri iyi channel kugira ngo buri gikorwa cyose gisohotse ujye ukibonera igihe. So guys, rero kugira ngo dukomeze tubane neza, dukomeze ndetse tunasharingana ibikorwa byose dukora, ndetse tunakomeze twamamaze filime yacu Ibanga kugira ngo ahantu hose ihagere kuko ni filime yomora imitima za rubanda. So guys, rero dusabwa kugira ngo dusharinge kuri bagenzi bacu bose dufite kugira ngo nabo babashe gukurikirana inkuru iba muri filime yacu Ibanga. Inkuru iba muri filime yacu Ibanga ni inkuru ibaho, ni inkuru yakozwe neza, ni inkuru yandikwa neza, ni inkuru ndetse zandikwa n'umuntu ubizi neza. So guys, rero twongere duhure saa 7 zuzuye z'amanywa. So murakoze buri muntu wese wakoze subscribe, mbaye mushimi. Saa 7 zuzuye nituze kubura twese tuze kuba duhabaye kugira ngo dukomeze dukurikirane filime yacu Ibanga kuko ni filime yomora imitima zacu. So guys, rero twongere duhure saa 7 zuzuye z'amanywa kugira ngo dukurikirane filime yacu Ibanga, kandi murakoze.